anyemeza ko ndi umunyabyaha ngo nizere negera wari ku gicaniro ko mbabarirwe Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza bana b'Imana, nshuti z'umusaraba, dusangiye urugendo rugana mu ijuru. Muri kumwe na Pastor Dr.GAKWAYA Emmanuel. Tugiye nanone kuganira kugira neza kw'Imana, ukuntu ihora itwinginga kugira ngo tugume mu rugo rwayo kandi tugendere ku mategeko, ku mabwiriza iba yaduhaye. Amabwiriza kandi tugenderaho ari mu ijambo ryayo, niho itubwirira, yatubwiriye kandi n'ubu ikitubwirira ibyo ishaka ko dukora. Uwiteka rero aravuga ati muri Yoweli igice cya 2 umurongo wa 12, Uwiteka aravuga ati ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, mwiyirize ubusa, murire, muboroge. Haleluya. Uwo ni umurongo rero Imana ishaka ko n'ubu ngubu, nubwo twongeye kuyisiga, nubwo twongeye kujya mu bintu bibi bitayinezeza, ngo ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose. Imana rero irababara cyane iyo twayitaye, twagiye hirya y'amasezerano, kwibagirwa Imana yacu. Imana rero hano hari ibyo idusaba ngo n'imitima yanyu yose mwiyirize ubusa, murire, muboroge. Uwiteka nta bundi buhungiro dufite, nta handi twahungira Uwiteka uretse kwigarukira, ariko tukayigarukira turi mu masengesho yo kwihana no kuboroga. Imana yacu rero n'ubu ngubu tuyigarukiye, abagiye kure yayo tuyigarukiye, yatugirira imbabazi kuko yicaye ku ntebe y'imbabazi. Kwiye kwizera rero yuko Imana yacu ariyo kwiringirwa, ariyo kwizerwa, kandi tugomba kuyumvira. Twumvire Imana yacu, tureke gukurikira ibidafite umumaro, tureke no kwikururira uburakari bw'Uwiteka kubera kuva mu masezerano. Turava mu masezerano twajyanye n'Imana, bikayitera uburakari, bigatuma yohereza ibyago byinshi bikaba byatugeraho. Uwiteka rero atwigishe kubara neza iminsi yacu, kuko iminsi dufite hano ku isi irabaze, ni mikeya, ntirenga ijana mu ijambo ryayo rivuga. Imana rero ashaka ko tumenya ko ino minsi ishira vuba, kandi igashaka ko tuguma kuyikorera. Imana rero ikatubwira ko ntarirarenga, tuyigarukire n'umutima wacu wose, noneho iratugirira imbabazi. Yoweli rero uyu nguyu utubwira iri jambo dusoma muri ijambo ry'Imana. Yoweli bivuga Uwiteka ni Imana, ni ku izina rye risobanura, kugitanya n'irya Eliya rivuga ko Imana yanjye ni Uwiteka. Urumva birajya gusa, ariko Yoweli bisobanura Uwiteka ni Imana. Yoweli rero yabonye icyorezo gikomeye cyane cy'inzige, ndetse hari n'izuba ryinshi, bikaba byarasenye Ubuyuda. Muzi ko Ubuyuda ari amajyepfo ya Isirayeli igihe byigabanya nyuma ya Salomo. None habibonye rero bibonamo nk'ikimenyetso cy'umunsi mukuru kandi ukomeye w'Uwiteka. Ni ukuvuga umunsi w'ihera ry'ino si ishaje, Imana igomba kubihindura. Yabonye rero inzige azigira nk'ingabo z'Uwiteka, kuko kuza kwazo kwibutsa uwo munsi w'Uwiteka, kandi uwo munsi w'Uwiteka uri bugufi. Ni nayo mpamvu uwo munsi uzaba ari umunsi w'urubanza, kandi urubanza ruzatangira mu nzu y'abana b'Imana. Urubanza rero ruzatangira muri muryango w'abana b'Imana. Ngo uwo munsi uzaba we awubona ko ari umunsi wo gucungurwa, ni umunsi wo kuva muri iyi mibabaro, ni umunsi w'umugisha by'abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo icyo gihe tuzaba tuvuye mu mibabaro, Imana izabije kudutwara tugiye kubana nayo.
iyo tureba rero ku murongo ukurikira uwo nguwo wa umurongo wa 13, Uwiteka aravuga ati imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe, yuzuwe n'imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ikibi. Haleluya. Uwiteka rero ntabwo adushakira ikibi. Twebwe ubwacu iyo tuvuye mu masezerano, kuko Imana yacu ni Imana y'amasezerano, iravuga nukora iki ngiki ndagukorera iki ngiki cyiza, nukora iki kibi ibi bihano birakuzaho. Ubwo ufite umwanya waza kureba nko Gutegeka kwa 2 igice cya 28 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 14, harimo imigisha Imana idusezeranya myinshi. Ariko noneho ku murongo wa 15 hatangira igice kivuga cy'imivumo. Nukuvuga ngo iyo tubahirije amasezerano, utubahirije amasezerano ni ugirirwaho n'urubanza. Urubanza rero rwacu rutujyaho kubera ko Uwiteka aba yarangije gukora ibye, ariko twebwe tukica amasezerano. Hari ibihano rero biba biteganijwe niba tutakurikije amasezerano y'Imana. Tugomba kwitondera amategeko y'Uwiteka, iby'Imana idusaba, noneho ikaturinda, tukirinda amakuba, tukirinda umujinya w'Imana. Ikindi tubona muri uriya murongo twasomye nuko harimo kubabarira. Kubabarirwa n'Imana rero bishaka ko tuva mu byaha byacu, tukava mu busambanyi byo gukunda ibindi bitari Imana yacu, noneho ahubwo tugahungira muri yo. Ni uguhindukira, tugahinduka rwose, tugakora ibitunganye Imana ishima. Muri icyo gihe niho Imana ishobora kuduha agakiza kayo, noneho igaha abihana abakizwa bose, ikabaha kumenya ukuri. Kuko nitumenya ukuri ngo niko kuzatubatura. Haleluya. Nyuma yo kubabarira tubona ko hari isezerano rero Imana iha abayizera, abayikurikira, ariyo sezerano ry'umwuka wera. Twabonye ko turba babi, ariko abana bacu tukabaha ibyiza. Imana rero iyo tuyisabye umwuka wera, nayo ubu yiteguye kuduha umwuka wera. Nacyo dusanga muri Yoweli, muri biriya bice ngo mu minsi ya nyuma izatanga umwuka wayo wera. Uwiteka rero ategeka byose, ayobora byose. Uwiteka arakiranuka, afite ubutabera nk'ibintu biyigize byayo, kandi ifite guhembura buri wese wishyize mu maboko y'Uwiteka. Buri wese akabona guhembura. Guhabwa umwuka wera twabonye ko ari ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana. Nta kimana yatwimye, yaduhaye umwuka wayo wera, kandi yaduhaye na Yesu Kristo mbere kugira ngo aducungure, kandi aducungurire ku musaraba. Twari dukwiye kwizera kandi tugashyira ubuzima bwacu mu burinzi n'ubuyobozi ndetse n'imbaraga z'Imana, tukayoborwa n'umwuka wera. Uwiteka rero adufashe kugira ngo ibi byago bishobora gutera isi, bigenda bitera isi nka ziriya nzige yabonye, n'ibindi byose dushobora kubona nka coronavirus, nubwo nayo tubona COVID-19, nabyo biza mu buryo bw'ibihano by'Imana niba tutayegera ngo dukore ibyo ishaka. Twitondere rero kugira ngo Imana itaguma kuduhana, tusabe ko itubabarira, noneho tubone umwuka wayo wera nk'isezerano ryayo yaduhaye. Imana ibane namwe kandi bagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.